Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasoje bene data mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi. Iki gitondo tubyukiye imbere y'Imana yacu, turayishimiye ko izinze ijoro ikazingura amanywa, tuyiramburiye amaboko. Uruwera Mana, uruwera, 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 uri Imana igira neza, uri Imana ikiranuka, uri Imana yahozeho, uri Imana izahoraho ibihe byose. Uri data wa twese mwiza, uri agakinga k'amakuba, uri Imana yo gushyirwa hejuru, uri Imana ishobora byose, uri Imana umuremyi wacu, Imana y'ibifite imibiri byose, Imana y'ibihumeka, Imana nyamana, Imana y'inyabushobozi, Imana ikomeye. Turakubanje muri iki gitondo nyaguhora ku ngoma. Imana urakoze kuzinga ijoro ukazingura amanywa, tugakandagira muri iki gitondo tugihumeka. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Twabanzaga Imana iki gitondo kandi turayishimiye ibyo yakoze, tuyishimiye ibyo izakora. Imana ishimwe. Nyemerera iki gitondo mwene data, nawe ukomeze ushima Imana. Ni Imana itajya ivuguruzwa ku mugambi wayo mwiza ku buzima bwawe. Nyemerera aka kamwanya twongere tugaruke muri teme yacu igira iti Imana ntivuguruzwa. Imana ntabwo ivuguruzwa rwose. Umugambi wayo mwiza kuri wowe ntawayiwuvuguruza. Imana nta cyayitambika, Imana nta cyahinyuza imigambi yayo, Imana nta cyahinyuza imbaraga zayo, Imana kandi nta cyayirwanya. Ni Imana y'inyabushobozi iri hejuru cyane, yitwa Uwiteka, Imana ikomeye. Nubwo ubona bigushobeye, nubwo ubona waraye urira, nubwo ugenda n'intimba, nubwo ugenda wimyoza, nubwo rimwe na rimwe utsitara, ariko nakubwiraga ngo Imana ntivuguruzwa. Ni Imana yavuganye nawe ko izagutabara ikakugirira neza. Naho ubona byatinze, ariko Imana iraje. Rindira gato, kuko Imana itavuguruzwa ku buzima bwawe. Nyemerera rero tudatinze twongere tuganire ku magambo meza y'Imana. Turaganira ku migani, tugiye kuvuga imigani ibice 21, ni umurongo wa 30 gusa. Handitse ngo iki? Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditse ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo nta bwenge, abiyita abanyabwenge ntabwo babasha kurwanya Imana. Nta bwenge, bariya bagucuriye inama mbi, nta bwenge bwabasha kurwanya Uwiteka. Nta bwenge, kuko uwo ari we wese yatangira gukoresha iby'ubwenge bwe, Imana yarangije kubibona, Imana yarangije kuburizamo umugambi w'ubwo bwenge bwe. Ijambo rirakubwiye ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga, nta bahanga yewe abavumbuzi, nta bahanga yewe babasha kurwanya Uwiteka. Nta buhanga bwakoreshwa kugira ngo bakurwanye wowe, kuko uri umugambi w'Imana. Nta buhanga. Yego babigerageza, yego bagutera ubwoba, yego batuma urarurira, yego batuma ubyuka wimyoza, ariko nta buhanga bwabasha kurwanya Uwiteka. Ntabwo rwose. Komera wumve ko Imana iri mu ruhande rwawe. Ngo cyangwa inama zo zirakorwa kenshi kugira ngo habeho kurwanya umwana w'umuntu. Iyo bakurwanyije baba barwanyije Uwiteka. Wowe munyamasengesho, wowe wamaramarije gushaka Imana, wowe wumva nta mutima ugucira urubanza, ziriya nama rero bakora burya baba bagiye kurwanya umugambi w'Imana, baba bagiye kurwanya Imana yawe, baba bagiye kurwanya Imana ikurimo, baba bagiye kurwanya umurimo w'Imana, kuko wowe uri imirimo y'intoke z'Imana, wowe uri ikibumbano cy'Imana, wowe uri umugambi w'Imana. Ngo nta nama, Imana ihabwa icyubahiro. Izo nama bajya bakora, izo nama bagiye bajya, izo nama bagiye bakora bakagambirira kukubabaza no kukugira nabi. Ijambo
ijambo ry'Imana rirazivuguruje, iravuze ngo nta nama Imana ishimwe zabasha kurwanya Uwiteka, nta nama zabasha kurwanya icyo Uwiteka avuze ku buzima bwawe, nta nama ntazo. Yego barazikora ariko biruhiriza ubusa, yego barazikoze ariko zafashe ubusa. Erega buriya bamwaye ku buzima bwawe baragwiriye, kuko bagiye bavuga bagagerageza, barangiza Imana ikabamwaza, Imana ikabiburizamo ngo nta nama zo kugirira umuntu nabi Imana ishyigikira, ngo nta nama zabasha kurwanya Uwiteka. Imana irabivuze, ni iyera, nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Burya Uwiteka abantu bamurwanyiriza muri wowe, Uwiteka abantu bamurwanyiriza mu cyo Imana yavuze ku buzima bwawe, Uwiteka abantu bamurwanyiriza ku mugambi mwiza yavuze yateguye kuri wowe. Nuko abantu bajya barwanya Imana bo bakabona ko bari kukurwanya wowe, se ubundi ko nawe utunzwe n'Imana, ubeshejweho n'Imana. Iyo abantu rero bahagurukiye kurwanya imigambi myiza ibyiza Imana yagushyizeho, yakwanditseho, yaguteguriye, baba bari kurwana n'Imana. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye neza ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Ariko ubwo ntiwahereza Imana icyubahiro. Ubuzima ubayemo bwose bukorwa n'ubwenge bw'abantu, abakuriza n'ubwenge bakoresheje. Ikindi, ubuhanga, abantu baricaye baracukumbura, barapanga, bagukoreraho igeragezwa, bagira ubuhanga bwo kukubabaza, bagira ibyo batekinika kugira ngo ubabazwe urire. Ikindi, nta nama, ubundi baricaye bakora n'agatsiko bajya inama, ariko ngo ibyo byose Uwiteka arabikubise, aravuze ngo nta bwenge nta buhanga ndetse nta n'inama byabasha kurwanya Uwiteka. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ndumva afashijwe muri iki gitondo, nuzuye amashimwe yuko nta bwenge nta n'ububasha nta n'ubuhanga nta n'inama zabasha kurwanya icyo Uwiteka Imana yavuze ku buzima bwanjye. Imana yaravuze ngo imvi zizarinda ziba uruyenzi, ngo nkiguhetse ku mugongo. Imana ishimwe. Ariko ikintu cyavuguruza iryo jambo ry'Imana ni igiki? Nimba Imana yarivugiye ngo nzaguheka ku mugongo, hanyuma ikavuga ngo nzagufata ukuboko, hataringaniye mparinganize, ariko uri mu biki? Tuza. Nta bwenge nta bubasha nta buhanga nta nama byabasha kurwanya Uwiteka ku buzima bwawe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Natangiye nkubwira ngo Imana ntivuguruzwa. Ni ukuri Imana ntabwo ijya ivuguruzwa. Icyo Imana yavuze ku buzima bwawe kizasohora. Nubwo bakudindije bakagutinza, hari imigisha, hari ugusohorezwa amasezerano bigenda bitinzwa n'abantu, ariko nagira ngo nkubwire Imana ntivuguruzwa. Shalom shalom, muhaye muronyi. Izi neza yawe, uje na umuntu